Ibihe byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda rwo hambere n'ingoma za cyami zari mu myaka yo hambere. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye bari mu byiciro bitatu bakurikije ibihari byo abami bimanuka, abami b'umushumi ndetse n'abami b'ibitekerezo. Bamwe mu bami babaye ibihangange kubw'inyurabwenge rijimije ryabo ryihariye, abandi babaye indatwa kubw'ibikorwa by'indashyikirwa mu rugamba rwo kwagura igihugu no kurinda ubusugire bwacyo. Abami bimanuka ni abakomoka kuri Serezo bakagera kuri Kazi, naho abami b'umushumi ni abatazwi igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Bahera kuri Gihanga cyahanze inka n'ingoma bakagera kuri Cyilima Rugwe. Abami b'ibitekerezo ari nabo bami ba nyuma abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Bahera kuri Kigeli Mukobanya bakagera ku mwami wa nyuma w'u Rwanda, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Amateka y'u Rwanda kugira ngo ashyirwe mu nyandiko hakoreshwaga ihererekanya bumenyi bwafatwaga mu mutwe, dore ko abanyarwanda bari abahanga mu kuvuga imivugo, ibyivugo, ibisigo, amahamba ndetse n'ibindi. Bakoreshaga ihererekanya bumenyi bafata mu mutwe bitewe n'uburyo bw'ishyinguranyandiko butariho muri ibyo bihe. Amateka yagiye amenyekana cyane n'abagiye bahiga abandi mu bikorwa by'indashyikirwa, hagendewe ku bikorwa bikomeye byaranze ingoma ya buri mwami ndetse n'iby'abiru n'ibisonga by'abami bagaragaje ibitero bikomeye byagabwe, inzara zateye, impinduka zidasanzwe mu buyobozi ndetse no mu mibereho ya rubanda. Bivugwa ko abami 28 aribo bategetse u Rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi 191 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1960. Gihanga Ngoma Ijana, umwami wa mbere w'umushumi. Uyu mwami avugwaho byinshi kandi agafatwa nk'umuntu wa mbere wahanze u Rwanda, nk'uko umuhanga mu by'amateka y'u Rwanda Padiri Alexis Kagame yabyanditse mu gitabo Inganji Karinga. Se wa Gihanga yari Kazi, akomoka mu bami bimanuka bari muri bya byiciro bitatu twavuze haruguru. Nawe nyina wa Gihanga akaba Nyirarukangaga. Kazi se wa Gihanga yaje gusaza arapfa, maze ba nyirarume bashaka uburyo bazica Gihanga kuko indagu ze zagaragaje ko azabaca ku ngoma. Gihanga yavuye mu Mubari. Aha niho amateka abami bimanuka bakomotse mu ijuru bakamanukira bwa mbere mu Mubari mu burasirazuba bw'u Rwanda ahitwa ku rutare rwa Kinani. Icyo gihe Gihanga yavuye muri ako gace ari kumwe n'abagaragu be batatu, Gahu, Gakara na Kaziga, babagana mu Buganza bwa ruguru batunzwe n'umuhigo. Bageze i Gasabo barahatura, baza kuhava berekeza mu Bwanacyambwe bambuka Nyabarongo, bakomeza mu Nduga bagera mu Bungwe. Mu majyepfo bahasanga umwami waho Rwamba, bamutura amacumu n'izindi ntwaro z'ibyuma. Icyo gihe abantu bitwazaga ibisongo. Aho mu Bungwe Gihanga yarahatinze ndetse anahashinga uruganda rwe rw'ubucuzi kuko yakundaga kugendana inyundo akajya acurira Rwamba. Gihanga yaje kuva mu Bungwe arahindukira yambuka Mwogo mu Bupfundu, ageze mu Nyambiriri mu cyahoze ari Gikongoro bahavumbura imongo y'umweru, biyemeza kuyikurikira kuko babonaga idasanzwe. Bayirutse iminsi myinshi kandi mu ishyamba ry'inzitane, bituma bahinguka mu Kinyaga hayoborwaga n'umwami witwaga Ngabo. Igihugu cye kigafata hakurya no hino ya Rusizi. Uwo mwami Gihanga yamuhaye amaturo, barashyikirana kugeza ubwo uyu mwami amushyingiye umukobwa we Nyangobero, maze akomeza urugendo akikiye inkombe y'ikiyaga cya Kivu yerekeza mu Bugoyi hayoborwaga na Jeni rya Rurenge. Aramutura maze Jeni amushyingira Nyamususa. Gihanga avuye mu Bugoyi yakomeje mu Rwanyeri mu cyahoze ari Ruhengeri, yururukira mu Buha, ari naho yaremeye ingoma z'ingabe za mbere yitwa Rwoga n'izaya arizo Barenga Urubibi, Kimimugizi na Butare. Avuye mu Buhanga Gihanga yerekeje mu Bugarura, anyura mu Kibari, asubira mu Buriza, agaruka mu Buganza agira i Gatsibo. Uyu mwami Gihanga niwe ntangiriro y'ubutegetsi bw'ingoma Nyiginya, ni nawe washyizeho gahunda y'igihugu gitegekwa n'abami. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bw'izina ry'ubwami ni Gihanga, naho irya Ngoma Ijana cyangwa Nyangoma ni igisingizo uyu mwami yahimbiwe n'abasizi. Ibi abasizi babimwise bashaka kugaragaza ko ariwe waremye ingoma i Rwanda, kandi ingoma yaremye itazahanguka. Yategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 191 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1124. Yategekeshaga ibindi birango bibiri, ari byo inyundo n'ikindi gikoresho cy'umuziki bita urusengo byo gushyiraho ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami. Bivugwa ko yabizaniwe n'uwitwa Rubunga, nawe abikomoye mu bucurabwenge bwakoreshwaga n'abitwa Abarenge. Ingoma ya mbere yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Gihanga yahawe izina rya Rwoga, bituruka ku ijambo kogera cyangwa se kwamamara. Bivugwa ko Gihanga igihugu yategekaga cyarengaga imbibi z'u Rwanda tuzi ubu. Ibi bigashyingirwa ku ntekerezo zigaragaza ubutegetsi bwe bwageraga hakurya mu burengerazuba bwa Kongo, aho bita mu Bunyabungo ndetse n'ahitwa Buhindangoma hakurya muri Rucuru. Ahandi hagaragara ibirari by'amateka bishobora kwemeza ko Gihanga yabayeho ni mu majyaruguru y'u Rwanda hitwa Buhanga, hagati ya Nyamutera na Nyakinama. Hari umurwa wa Gihanga uvugwa
n'uwari ahitwa Nyamirembe cyangwa se Humure mu Mutara, aho uyu mwami yaba yarageneye umuhungu we Kanyarwanda azaba ari we uzamusimbura ku ngoma amaze gutanga. Gihanga yarongoye abagore benshi kandi abyara abana batandukanye badahuje ba nyina kuko yari afite abagore benshi. Umugore wa mbere wa Gihanga ni uwitwa Nyamususa, akaba yarabyaranye na Gihanga Kanyarwanda Gahima na Kanyandorwa Sabugabo. Undi mugore wa Gihanga ni Nyangobero ukomoka mu Bunyabungo, babyaranye Kanyabungo Ngabo waje gutegeka mu Bunyabungo. Yari afite undi mugore w'Ishoreke witwa Nyirarusobe, babyaranye Rusobe, umukurambere wabo mu bwoko bw'Abasobe. Gusa nk'uko bivugwa ntabwo ari aba bana gusa bonyine Gihanga yabyaye kuko hari n'abandi yabyaranye na Nyiringabo. Gihanga ntiyimanye ingoma kuko ageze mu zabukuru yaraze ingoma abana be batatu harimo Gahima. Yagabanye ingoma y'u Rwanda ahabwa izina ry'ubwami rya Kanyarwanda Mugondo, araga Bugesera izina ry'ubwami yitwa Kanyabugesera, naho Sabugabo agabana Ndorwa yitwa Kanyandorwa. Ibirori byo kubaraga ingoma byabereye Nyamirembe ya Humure mu Mutara. Ikoreshwa ry'ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami bwa Gihanga niryakuyeho burundu ikoreshwa rya biriya bimenyetso bindi byakoreshwaga mbere ari by'urusengo n'inyundo. Nk'uko amateka akomeza kubigaragaza, iyo ibwami bamenyeshaga icibwa ry'umuntu runaka cyangwa se umuryango runaka ariko mu buryo butari burundu bakoreshaga umurishyo w'ingoma. Mu gihe iyo iryo cibwa ryemezwaga mu buryo bwa burundu baritangazaga bakoresheje urusengo. Iyo umwami runaka yimaga ingoma yubakishaga ingoro ye ariko ku ruhande agashyiraho n'ahabugenewe kubahiriza umukurambere Gihanga ariho bitaga urukamishirizo. Uretse n'ibyo kandi aho umusezero bivuze imva y'umwami wa Gihanga wari ku gasozi ka Muganza ya Kayenzi naho hakorerwaga imihango yo kumuterekera. Ahangaha ibwami bakaba barahoherezaga abiru bo kuhakorera imihango yabugenewe. Si ibyo gusa kuko hari n'indi mihango yamukorerwaga yari ishingiye ku nka, ikaba yarakorwaga nabo mu muryango bita abaheka. Umutware wabo agatura irunda ndetse akaba yarafatwaga nk'umwiru mukuru w'inka. Aya yari amateka n'urugendo byaranze umwami Gihanga Ngoma Ijana mbere yo guhanga u Rwanda. Ushaka gutanga igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi watwandikira uciye muri comment cyangwa ugakoresha nimero uri kubona kuri screen yawe. Turabashimiye.